ahantu 10 hateye ubwoba cyane ku isi. Ndasubiramo, umuntu ushaka kwiyahura, uwahaza amagara cyangwa uwihebye, murangiye kumva neza aha hantu niho hambere yakwifuza kugera niba adagikeneye ubuzima bwa hano ku isi. Nitwa Dempa 250, kurikira Hot World Entertainment ukande subscribe, ubundi nkubwire iyi nkuru ndende, inkuru y'amatsiko, uyimenye kandi uyibike mu mutwe. Kuri iyi si dutuyeho hari ahantu heza cyane hanezeza buri wese. Utarahagera cyangwa wifuza kuhakandagiza ibirenge bye, mu bitekerezo byawe hari ahantu utekereza ko uhageze byaba ari nk'inzozi zisohoye. Ibyo niba ari uko bimeze kuri wowe, ntugire ngo ni ibyawe gusa, kuko buri umwe muri twe izo nzozi n'intekerezo arazigira. Ariko nubwo aho hantu hari n'ahandi kuri iyi si ya rurema hateye ubwoba ku buryo umenya ibyaho utakwemera no gukandagiza ikirenge hafi yaho cyangwa ugire umuntu inama yo kuhajya. Muri iki kiganiro twaguteguriye ahantu kuri iyi si hateye ubwoba cyane ku buryo nta muntu utekereza neza wagira ibitekerezo byo gutinyuka kuhagera cyangwa se gupfa kujyayo, uretse gusa uwumva yarihebye. Kuri uru rutonde rwacu turahera ku mwanya wa 10 nk'uko dusanzwe tubikora, ubundi dusoreze ku mwanya wa mbere. Reka ntangire ntabatindiye. Aha 10 ni muri Death Valley. Death Valley aha ni muri Amerika. Death Valley bivuga ikibaya cy'urupfu. Aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni izina ryaho ubwaryo risobanuraho gato uko haba hameze. Aha hazwiho ko ari ahantu hambere hagira ubushyuhe bukabije karemano kuri iyi si nzima, kuko ubushyuhe bwaho bugira kuri degrees Celsius 56.7. Birumvikana neza ni nko mu mazuku cyangwa mu mahindure. Hatitaye ko kugukomera kwawe, ubushyuhe budasanzwe bwaho buragutwika bimwe byo ku kigero cyo hejuru, imbaraga zawe zigashiriraho. Igihe kirekire umuntu udafite amazi yahamara ni amasaha yonyine 18 gusa. Abantu bahagenda batekereza ko kuhajya nta kinyobwa bafite ari nko kwiyahura. Abagenda bikandagira nibo benshi, kandi bagenda bitwaje byinshi byo kubarinda, bakanahamagara igihe gito gishoboka bitewe n'ubushyuhe bwaho budasanzwe. Nta muntu watinya kuhamara igihe kirekire, oya, iminota mike ni 5 kuri 7 bitewe na temperature ku rwego rwo hejuru ibihari. Ku mwanya wa 9 ni muri Danakil Desert. The Danakil Desert aha ni muri Afrika ku ihembe, ndavuga mu gihugu cya Eritrea. Niba washakaga gusura ibihugu byose bya Afrika sinkubujije, ariko nugira muri Eritrea uzabaze ahari ubutayu bwa Danakil kugira ngo nuhagera uzahitondere bikomeye. Aha harashyuha bikomeye kuko hagira ubushyuhe bugera kuri degrees Celsius 50%. Icyo ntigikomeye kurusha kuba hafite ibirunga byinshi bihuzuye kandi bikaba birekura imyuka mibi cyane ku buzima bw'ikiremwa muntu. Nubwo hameze hatya ntihabuza abantu kuhasura, ariko nabo baba bazi neza ko baba bashyize ubuzima bwabo mu kaga. Ariko nubwo bahasura, kirazira kwaziririza, kirazira kikanaziririzwa kuhagera uri wenyine utari kumwe n'ushinzwe kukuyobora akwereka utagomba kurenga, bitewe n'ukuntu hateye ntabwo byakorohera. Bivuze ko ari ahantu habi cyane, wishoyeyo ushobora kuhaburira ubuzima. Ku mwanya wa 8 Sinabung Volcano cyangwa se Sinabung Volcano. Aha ni muri Indonesia. Iki kirunga giherereye muri Indonesia, kikaba kiri neza mu butayu bwa Sumatra. Kwitwa ikirunga ntabwo bikigira ahantu hateye ubwoba, kuko kuri iyi si hari ibirunga byinshi cyane, ahubwo ho iki gitandukanya n'ibyo birunga nuko cyo kiruka kenshi gashoboka kandi kikagerekura imyuka ihumanya yangiza abantu n'ibiremwa muntu. Nyuma yo kugira abantu batagira ingano, imfubyi, abapfakazi, abakene n'ibindi, kubera kubamaraho abantu n'ibintu, ntabwo cyiteguye guhagarara. Mu myaka 5 ishize cyamaze abantu batuye mu mijyi yegereye ubutayu
kubera kuruka inshuro nyinshi zitandukanye. Muri uyu mwaka mu kwezi kwa kabiri cyakoze ibyo benshi mu bagize amahirwe yo gusigarana ubuzima batazibagirwa, aho cyazamuye amabuye manini n'amato n'ibyotsi bihumanya byangiza abantu mu burebure bugira kuri metero 2500. Ibi bibuye byamanukiye abantu batagira ingano. Ntiwamenya ibyo kizakora ejo hazaza. Aha ntiwatekereza ko ari ahantu hari ku isi, nta n'uwatekereza kuhajya kuharuhukira cyangwa kuhereka inshuti, abavandimwe cyangwa se kuhasura. Ni ahantu habi cyane. Ku mwanya wa 7 hari Liha d'Aquemada, Canada. Liha d'Aquemada Grande. Aha ni muri Brazil. Iki ni ikirwa kiri mu gihugu cya Brazil. Wongeye kwidegereza iyi foto neza iri haruguru, urabona ko atari igiti gifite amabara abiri, ahubwo ari inzoka iri mu giti. Aha hafatwa nk'ahantu hateye ubwoba hambere ku isi. Ibi si ukwivugira kuko impamvu zumvikana. Aha niho hari inzoka nyinshi zifite ubumara buteye ubwoba, harimo izitwa Bothrops, ari nazo zifatwa nk'izigira ubumara bukomeye cyane ku isi kurusha izindi zose. Hari inzoka nyinshi ku buryo hari inzoka 5 kuri metero kare imwe. Ntibishoboka ko wagenda ngo utere intambwe 2 utarakandagira imwe muri zo. Ahandi hantu hateye ubwoba uhajyana n'umuntu ukuyobora gusa cyangwa ukahamara igihe gito, ariko ahantu umuntu n'umwe wemerewe kuhagera. Niyo wavuga ngo wagombowe inshuro zirenga ibihumbi n'ibihumbagiza, menya ko hateye ubwoba kurusha uko ubitekereza. Ku mwanya wa 6 ni Madidi National Park. Madidi National Park ni muri Bolivia. Iyi foto ya mbere ukibona wasenga cyane ngo Imana izagufashe kugera aha hantu nkaha mu gihe ugihumeka, bitewe n'ukuntu hakeye. Ariko umenye byaho neza, wasenga ngo ntuzahagere cyangwa ntuzazane inshuti yawe ihakandagize ibirenge byayo, bitewe n'ukuntu hateye ubwoba. Ni hamwe mu hantu hateye ubwoba cyane ku isi, ariko ntibigaragara inyuma. Muri iyo nyanja harimo ibiti bito cyane birekura umwuka mubi cyane utemerera umuntu uyarimo guhumeka neza, kandi ukanamutera ibibazo bituma apfa nyuma y'igihe gito bitewe n'uburozi buvamo. Hari na pariki nayo irimo ibiti bibi cyane, ku buryo igisebe gito ugiriyemo kinjiza uburozi mu mubiri wawe. Ubu burozi bukakwangiriza ukaba waba n'umusazi cyangwa ugapfa. Hagaragara neza, ariko si ahantu wakwishimira kujya, si ahantu wajyana inshuti zawe cyangwa warira ubuzima bwawe. Ku mwanya wa 5 ni Bikini Atoll de Marshall Island. Aha ni hagati mu nyanja Pacific. Bikini Atoll de Marshall Island, hagati mu nyanja ya Pacific. Kuri iyi si hari ahantu heza henshi, ariko aho harahebuje. Uhisanze wanezererwa uko hasa bikagushimisha, uko hateye bitewe n'ibyo waba uri kubona. Ni nka paradizo. Ibitagaragara byaho bitandukanye cyane n'ibikubwira uko ari ahantu heza, kuko ahari aho gusohokera hateye amabengeza. Abantu benshi bageragezaga ibisasu bya kirimbuzi n'ahangaha bazaga. Ibi byatumye haba ahantu hahora imyuka yangiza ikiremwa muntu. Abahaturiye nabo bahora bimurwa buri munsi, umunsi ku wundi barimurwa. Rero urumva ko kuhajya atari igitekerezo kizima. Ukihabona ni hagutera ubwoba, ariko uhasobanukiwe hagutera ubwoba cyane. Amagana y'abantu amaze kuhaburira ubuzima, ariko wowe kuko umaze gusoma ibi, ndahamya neza ntashidikanya ko utazagwa muri uyu mutego wo kuba watemberera aha hantu. Ku mwanya wa 4 ni Afar Depression. Afar Depression ari muri Ethiopia.
Iki ni ikirunga cya Elta cyangwa se Elta Ali, kiri aho bita muri Afar mu gihugu cya Ethiopia. Iki kirunga ni kimwe mu birunga bikomeye cyane kuri uyu mugabane bitewe n'imitingito gitera muri aka gace giherereyemo. Kiruka mu buryo budasanzwe kuko kinarekura ibibuye bishyushye ku rwego rwo hejuru. Ibi bibuye biba bivanze n'umuriro, ibyo bikangiza ahantu henshi hagiye hatandukanye ndetse bigakora ibikomeye cyane kandi bikanangiza ibintu n'abantu. Igitangaje kuri iki kirunga nuko umutingito gitera udapfa kurangira. Ibi bigahora binisubiramo aho kuba ikirunga gisanzwe kikaba ikirunga cy'urupfu. Akaba ari naho gitandukaniye n'ibindi birunga. Hari abantu banezezwa no gusura ibirunga, ariko iki cyo ntiwakwishimira no kwegera aho hantu yiteguye. Ku mwanya wa gatatu ni Lake Natron. Aha ni muri Tanzania. Lake Natron, uyu ni umugezi uba hano hirya mu gihugu cya Tanzania. Wasoma Tanzania ukagira ngo ni ahandi hantu hatabaho. Hoya, ahubwo ni ahantu hafite ibidasanzwe pe. Ni hano hafi mu burasirazuba bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni abantu bake bahita bemera ko uyu ari umugezi bitewe n'ukuntu ugaragara, ariko gutyo ubibona ko ari ibintu bidasanzwe. Iyi foto ni nako uhegereye wabona bimeze. Uyu mugezi rero ni iki kidasanzwe ufite kiwutera kuba ahantu habi cyane ku isi dutuyeho? Umuntu wo muri uyu mugezi, umuntu wese uhageze, ikintu cya mbere yumva ni umunyu wo muri uyu mugezi ufite uburozi butemerera igihumeka na kimwe kuwubamo, guturuka ku bantu, ku nyamaswa no ku bintu, amatungo ndetse n'ibindi bintu nk'ibiti. Nta na kimwe ureba. Reba neza iyi foto, ihera ijisho. Nta na kimwe cyashobora kuba muri uyu mugezi, kuko uyu munyu uhita wica vuba na bwangu. Uramutse ugerageje kogamo, ibyakubaho ni akasamutwe, kirazira kikanaziririrwa, kuko umwuka wonyine wo muri ayo mazi ntiwakwemera kuryoherwa no koga. Aho kwicwa n'ayo mazi wakwicwa n'inyota. Birumvikana ko ari ahantu utakwifuza kujyana inshuti zawe. Ku mwanya wa kabiri ni Grand Canyon. Aha ni muri Arizona muri USA. Grand Canyon, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeza ko ahari ubwo hantu hambere hateye ubwoba cyane ku isi. Aha uhabonye wagira ngo ni ahantu heza ho gutemberera cyangwa se ho kwifotoreza, nk'uko bamwe bajya babigenza iyo bageze ahantu hadasanzwe. Ariko hano hantu hateye ubwoba, kuko iyo uri aha hantu uba usabwa gutera ikirenge ahantu habi ugahita ugenda burundu. Gupfa biba bikwegereye cyane, kuko ikosa ryose wahakorera wahita upfa. Aha niho hantu ha kabiri ku isi hiyahurira abantu benshi. Impamvu bahajya nawe wahita uyumva. Nta wajya gushaka amazi mu nyanja ngo ayabure, kuko inyanja nta kindi ifite nk'amazi. N'aha rero nta kindi kintu hafite nk'urupfu. Urupfu rwose si ugushakisha, ahubwo rwo rurakwishakira ukihagira. Naho ahantu hambere habi cyane ku isi hateye ubwoba ni Mount Washington. Aha ni muri Amerika. Uyu ni umusozi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aha ni mu mujyi wa Washington. Uyu musozi ntusanzwe kuko niho hantu hejuru hagira imiyaga yihuta cyane kuri iyi si kurusha ahandi hose. Iyo uri hejuru cyane, aho umusozi urangirira, ushobora no guhuhwa n'umuyaga ugenda ku birometero 327 mu isaha. Ubaye ufite ubushobozi bwo guhangara uyu muyaga. Ntabwo bihagije ngo ube wajya kuri uwo musozi, kuko hari ubukonje buteye ubwoba bujya bugera muri degree Celsius 40%. Hakanagwa urubura rutagira ingano. Ibyo bigatuma haba ahantu hateye ubwoba cyane kurusha ahandi hose mu isi.
umuntu wakandagiye kuri uwo musozi yemerewe kuvuga uko yageze ku gasongero ka Everest. Ndavuga umusozi muremure cyane ku isi, kuko uko uri kuri uyu musozi uri hejuru ari nako uri kuri Everest yaba ameze cyane nk'uko yaba ari mu kirunga hejuru, ariko bikaba bitandukaniye ku buryo hateye, kuko kuri uyu musozi ariho hantu hambere hateye ubwoba ku kigero cyo hejuru bitewe n'imiyaga, ubukonje ndetse n'ubushyuhe buza mu gihe cy'ubushyuhe budasanzwe buteye ubwoba. Reka ndangiriza aha. The Deba Top 50.